Hello family, hello friends, hello bantu banjye nkunda cyane. This is Mr. Pizzo. Nagarutse cyane na ya episode cyangwa se ya seri mukunda cyane muri benshi ijyanye n'ubworozi bw'inkwavu. Nongera kubwira umuntu wacitswe nino seri. Please guys, subira inyuma urebe kuva kuri episode ya mbere kuza kuri ya gatandatu twashyizeho bushize. Ni episode nziza cyane cyangwa ni episodes nziza cyane ziryoheye, zifite ubumenyi, zujuje ubumenyi bwinshi, ndetse mbabare ntutaruke ngo urebe ino episode utarazirebye, kubera ko uko ngenda mvuga nuvuga ngo kimwe cyuzuzanya n'ikindi, ikindi kikuzanya n'ikindi, ikindi kikuzanya n'ikindi. Nimba rero utarebye zose eshatu nabanje gukira imbere wirebe ino ya karindwi utari wareba izo ngizo, ibyiza nakubwira subira inyuma. Nimba warazirebye dukomezanye tugende. Episode ya karindwi twibutsa cyane rero tugiye kuvuga iki? Tugiye kuvuga ikintu kiza ko mutegereje muri benshi, mboneho no gusubiza umukunzi wacu watubajije kuri group. Reka nanibutsa abantu di nimba uri mureba kino kiganiro utari muri groupe dufite y'ubworozi, mfite groupe nziza cyane irimo abantu basobanutse, abantu basobanukiwe, ndetse nabo borora, araborora, arabatorora, arafite igitekerezo, arabatari bakigira, arabatangiza vuba, bose barimo. Turimo turajyana inama zihamye z'ubworozi bw'inkwavu. Nimba rero ufite igitekerezo utari watangira umushinga cyangwa ufite umushinga hari ibibazo ufite, reba muri description cyangwa muri commentaire ya mbere, muri comment section ya mbere ndapiningaho link ukanda ukahita muri groupe yacu. Groupe urabona ifoto yanjye ntereye urukwavu nambaye akapira k'umutuku. Ntugire indi groupe ujyamo bagushuka ngo ni yacu. Iyacu niyo ngiyo, hari ifoto yanjye ntereye urukwavu rw'umweru n'umukara nambaye agapira k'umutuku, urahita umbona. Iyo groupe uzemo rero uranyurwa cyane. Reba muri commentaire nayipininzeho, niyo comment ya mbere birimo igaragara kuri kiganiro, uyikanda uyikanze uhita kuzana kuri WhatsApp kuri groupe yacu. Twese rero episode ya karindwi igiye kujyana isana na episode y'umunani na episode y'ikenda. Ni episode eshatu ngiye gukorera hamwe, ariko kwa koze bari ndende, niyo mpamvu nzigabanyamo gutyo, kuko ntabwo nshaka gukora ikiganiro gifite amasaha abiri kirambira abantu, kuko abantu tureba dufite n'ibindi dukora by'umunsi. Ntabwo mpitamo ngabanya ibice. Episode ya karindwi rero tugiye kugaruka kuri rwa rukwavu rwacu twamaze guhitamo rw'icyororo, twamaze guhitamo ko tugiye kubanguriza cyangwa se tugiye kureka none rukatubera icyororo cyiza kigiye gukuza umuryango wacu. Rwaba rwaguze ahantu ku ruhande ukaruzana, rwaba rwayivukishije. Ariko no munsi kugira ngo bijyane neza, twumve tugenda dukurikirana amezi ku mezi, cyangwa se bidufashe, ngiye kuvuga kuri wa muntu twavuze kuri episode ya gatandatu wivukishije urukwavu, akavukisha inkwavu nyinshi, akabasha guhitamo rumwe. Utararebye episode nasubira inyuma ku episode ya gatandatu arebe uburyo ki wahitamo mu twana twavutse 10, 7, 8 tungahe, wahitamo icyororo cyiza kizakubyarira utwana wifuje, cyangwa se imbyeyi nziza izakubera imbyeyi izakuza ifamu yawe vuba byihuse. Ubu rero none tugiye kureba episode ya karindwi iravuga ngo iyo mbyeyi noneho seyo muri twana wajonjoye ni ryari uyibanguriza, ni ryari byarira, ni na ryari yongera kwimira, ubwo hagati yatanajyanamo ni na ryari ukuraho abana kuri nyina. Guys, izo episode eshatu zigiye kuza, imwe iraza no munsi, indi zaza ejo, indi ejo bundi. Iminsi 3 ikurikiranye zankiraho episode imwe buri munsi. Guys, ntimucikwe, zose ndazikora nzigire ready, nzishyireho rimwe ku buryo mudaciko buri munsi buri gitondo uzajya uzisangaho. Na uploading amasaha ni saa 4 zo muri Amerika, zikaba saa 10 z'umugoroba zo mu Rwanda. Umuntu uri mu Rwanda uzajya umenya ko buri saa 10 hagiyeho video muri no minsi 3 ugenda uyirebe. Umuntu uri muri Amerika umenye yuko saa 4 iba yikoceho video muri no minsi 3 igiye gukurikirana, uzagenda ureba video zizakurikirana uko nzivuze. Tugiye gutangira rero, ni ryari urukwavu rwawe urugwimisha, ni ryari urukwavu rwawe rw'urugore urushyira ku rugabo. Abakazi baratugira inama, abatakazi mukumvire hano. Nitwagiye urukwavu rero ubundi ruvutse, nababwiye ku mezi 3, nababwiye ko ruba rumaze kuba tayari ko
nk'izo wajonjoye udashaka kugumana mu ifamu zawe urazitanga, izisigara mu ifamu ubwo urazikomezanya. Urukwavu rw'urugore rwose kugira ngo ugene igihe uzatangira kureba ko warushyira ku isekurume biterwa n'ubwoko burimo. Ubwoko rurimo ntabwo ngiye kubyita bya ngo ni za New Zealand ngo ni za kini za cyoya, ahubwo inkwavu zigira ibyiciro bitatu. Harimo inkwavu twita nto, small breed, ngo ni inkwavu zitajya zikura ngo zibe nini, twari dutoya. Habakaho nk'izo bita Dutch Dorf na Mini Lexi. Lexi nayigira akandi kitwa Mini Lexi ko ntigakura kagomeza ari gato rwose, ni namba bakita Lexi. N'ubwoko bwose bw'amadofu cyangwa bw'ibikuri, hari inkwavu bita ibikuri ngo zigera amoko menshi, ntizikura, tuba ari udukwavu tungana dutya rwose, usanga karakuze ariko kangana gutya kadakura. Ziriya nkwavu rero ubundi zo zima mbere y'inkwavu nini. Ngo icyiciro cya mbere ni cy'inkwavu ntoya, so small breed. Icya kabiri ni medium size. Icya gatatu ni giants cyangwa se large size. Ngo icyiciro inkwavu ntoya zidakura nyiri two twangira amasibira, izina ryiza nyira amasibira cyangwa dukuri dutoya. Icyiciro cya kabiri ni inkwavu ziringaniye, nazo ziba ziri popular cyane mu isoko ry'inyama. Icyiciro cya gatatu ni icyiciro cyo bita ama giant cyangwa se giant breed cyangwa se large breed. Niza nkwavu zabona zibajyana mu masho, ziba ari nini rwose. Inkwavu urukwavu so gusanga umuntu w'umugabo rufashe afashe naha ngaha rungana gutya, rufite ibiro nk'20 hafi 20 cyangwa 10 na bingahe, bikureze kangana nk'ihene ku buryo bibonye ajyana ihene cyangwa intama. Izo rero nazo zigira ibyiciro byazo, ariko twebwe tworora inkwavu z'inyama akenshi tuzaguma muri medium. Harushaka kutabyumva gutya, none nigize gusubiza yarambaje ngo arashaka ngo giant breed I believe cyangwa se Flemish giant. Flemish giant I believe nayo ni rwiza cyane. Flemish giant ijya kuba giant ariko rimwe na rimwe ijya kongera kugaruka rimwe na rimwe ijya no gusa nka Lex ariko yirakura cyane. Rero impamvu nkumvuze gutyo ushobora kutugutse ko noroye ubwo giye kugaruka gato mbe mvuye muri ya party kugira ngo bidacanga umuntu hano nkavuge ho nzagasobanura ubundi cyane, ariko reka nkavugira aha ngaha impamvu aborozi b'inyama tuguma muri medium size cyangwa muri mu cyiciro cyo hagati tudashaka ibyo giant cyo kuko tuyandinde nshaka inkwavu z'inyama kuki se ntahita njya muri bya bindi ahubwo bikura bikaba binini cyane. Nuko ruvuga ngo ibyo bikura bikaba binini cyane biragenda bikanazana amagufa akomeye manini cyane. Ushobora gusanga urukwavu rufite ibiro 20 ariko warubaga ugasanga ibiro 15 byose ni amagufa araremereye, rufite amagufa aremereye. Uko rufite amagufa manini aremereye ni nako inyama zayo zikomera, igenda ikaba uko urukwavu kagira ngo rurashaje ko iki ni imikaya igomba gufata ya magufa. Nukuvuga ngo imitsi amagufa yizirikaho za nyama. Ngo mu bworozi bw'inyama ntabwo dushaka urukwavu nk'urwo tuzabaga nimba ugiye gushaka imihoro ukayibura ugasigarana amagufa gusa. Rero tuguma muri medium niho harimo za New Zealand, Californians, izo mwakunze zose, yewe izo twavuze zose ziba muri medium, ariko hakabamo na small. Rero tugarutse ku kiganiro cyacu cy'uno munsi, urukwavu bivukishije rero ndi wahisemo, ubundi ubanza kumenya ibyo byiciro bitatu. Se ni ubuhe bwoko noroyemo? Twihuse rero, ufite muri cya cyiciro cy'inkwavu ziri small, twanyira amasibira twavuze cyangwa se inkwavu zidakura. Zira nkwavu kwako ziba ari ntoya, ni nazo nkwavu zagaragaye yuko zima vuba. Inkwavu zanyira amasibira cyangwa izo za small kume 4 kuri 5 amezi 4 kuri 5 tayari barwatangiye kwima. Rwose utegereje ku mezi 5 ho rwose biba biri confirm. Ndababwira n'ukuntu ushobora kubireba umuntu utabizi utashoza. Ku mezi 5 ritayari ariko ku mezi 4 abenshi batangira kuzimisha. Urumva nawe ufite twanyira amasibira 4 kuri 5 go ahead rwose ushobora kurushyira ku isekurume. Utunane yubona urukwavu rwagize ubushake n'urukize ku isekurume rutangira kwitarukira. Indi sinya kabiri urukwavu kugira ngo umenye ko rundimo rugeze igihe cyo kwima, uzafata urukwavu rwawe rw'urugore ururebe ku gitsina cyarwo. Urukwavu rutari mu gihe cyo kwima cyangwa rutari rwageze igihe, ntabwo igitsina cyarwo rw'urugore nyine, ntabwo igitsina
cyarwo ntabwo kiba imbere gitukura cyane. Numara kubimetereza cyane nufata urukwavu rwawe ruri mu gihe cyo kwima rwose rumeze neza, nurufata ukareba ku gitsina cyarwo gutya uzabona imbere hahishije haratukuye rwose hatukurije. Ariko uwo ruri mu gihe gisanzwe ubona habaye nkuko nk'iroze rijya kubamo agatuku gakeya, cyangwa se nimba navuga gute nk'iroze ricuyutse, ntabwo mbese hatukuye. Aha usanga hahishije rwose mu tuku hatukurije, cyangwa iroze ritukuye cyane ku buryo ushobora no kujya ahubwo rwakomeretse. Hariya rwose ho urukize mu kiraro cy'isekurume original bita biba. Urumva rero udutoya amezi 4 kuri 5 ushobora gushyira rwose kwa isekurume rurima. Size zacu ni za New Zealand, zo ndazifite na California, ni inkwavu nziri rwose 100%. Ubundi amezi 6 kuri 7 New Zealand, California medium size, bitewe n'uko urukwavu rumeze. Amezi 6 kuri 7 rurima. Njye narabikoze experience nyinshi cyane, ndabizi pe. Ariko ahangare kanongeremo akandi kantu. Hari abantu nshaka kuvuga ngo New Zealand kuri 6 kuri 7 rurima, wenda umuntu akavuga ati ko njye narwimishije se nkabona rutarima. Inkwavu uko tuvuga ngo uko ruba runini, nufata urukwavu rwawe ufite ishashi, ariko ishashi ukabona warayigaburiye ihata ibiryo cyane. Niyo mpamvu by the way no mu bworozi twirinda ko overfeeding cyangwa se kugaburira byinshi. Hari ushobora ngo reka gaburira urukwavu rwanjye kuko rushaka, no, rumenyereza ifunguro rimwe, gabura inshuro imwe ku munsi, umenye ifunguro ntagiye, mbese uruhe ibihagije bitatuma rupfa, bitatuma yotera ko wiruha ibiru haza ngo bwatarare. Kwako ishashi nayo nirya cyane ikabyibuha cyane ntizabyara zaba ingumba. Kimwe n'isekurume, isekurume nayo nigaburire cyane ikabyibuha cyane ntizabyara izabinebwe. Nushyira muri ishashi ubone rwose nta peti ifite, ntishaka guhaguruka, ntishaka kugira gute, ninajyaho wapi usange icyo cyose cyo kibamo. Akenshi abantu bakavuga ngo inkwavu zacu zaratunaniye, ntabwo zibyara, ntabwo zigete. Kumbi ni ikosa ryawe, urazigaburira cyane. Urukwavu rubyibushye cyane rukarenza urugero, keretse ushaka kujya kururya, naho ubundi ntabwo rwose rujya rugira, ntabwo rwima byoroshye. Icyo kintu cyo mu kitondere rero. Niyo mpamvu mbabwira ngo nimba mvuze amezi 6 kuri 7, making sure ko n'ishashi yawe iri healthy, cyangwa se ifite ubuzima bwiza, irya ibihagije. Nimba ugabura pellet, urukwavu rukuru rukuze nk'urwo ngurwo rurya 1 cup, naga cup kamwe kakanaberetse urugero. Nimba utarabirebye subire kwifungura kuri inuza y'igaburo, kuri episode y'igaburo urabimenya neza cyane. Nujya ukasanga utabigize uze kumbaza, ariko umbaze wabanje kujya kureba. Rujya 1 cup, nimba ari 1 cup kiramo mu gitondo, nirushaka rubirye rubimare. Ariko wihita ugaruka warushyize mu gitondo ngo ugaruke saa 10 z'umugoroba ngo usange ngo nuko byashizemo, ngo yewe ngo hoya, ngo yewe hoya byashizemo, reka nongeremo indi 1 cup. Ubwo uruhaye tubiri, iyo ni overfeeding. Urihombeje nk'umworozi. Iki cya kabiri, uri murangiza urukwavu rwawe urayiha ibyo rudakeneye. Ibyo rudakeneye bizagenda bivemo ibinure. Ibinure bizarwangiza muri system ibyara, ruzangirika. Niho hantu mbwira abantu, nubona urukwavu rwawe rwarabyibushye kurenza urugero rwakabaye ruriho, nanone ntuzishime, ahubwo uziga uburyo wakarugaburiye, wanze ucunge mu migaburire. Ariko nawe nubona ari umubiri warwo rwari kure neza, rubyibuha neza, kandi warugaburiye neza, atari overfeeding cyangwa se utarugaburiye ibyinde iby'imirengera, ukabona ari umubiri warwo, rimwe na rimwe urukwavu mbonye igihe rushishe cyane ndenzaho karubanguriza ku kwezi kwa 8. Abyumvishe nuba ngo urukwavu mbona ari kavuka afite morale kinyabyabya, akagira gute rwose kafite courage, kafite umubiri mwiza, ntago inanutse ko ari urukwavu nahisemo. Ariko hari ukuntu reba urukwavu ati kubira ufite n'igihe ufite, ubwo nabyo nzabire kuko umuntu abara urukwavu uko rungana niko yogize, ukamenya niba ruri overfeeded cyangwa se ruri obese cyangwa se rubyibushye cyane. Urumva
nuba ngo nimba mbona rubyibushye cyane ndatangira ndukonsidere nkaho rwageze muri ya kategori y'amagiant rubanguriza ku kwezi kwa munani. Ariko bitanavuze ngo n'urutabyibushye utegereje ukarubanguriza kwezi kwa munani cyangwa kwa 9 kwa 10, ibyo nibikureba nta kibazo narwo rwabangura rwafata. Gusa nanone ukumara igihe kirekire utabanguriza urukwavu niko ari inshuro ya mbere cyangwa se rutagize, tuvuge nimba urukwavu urwihoreye no rwarabyayeho rukamara umwaka rutabongeye kubangurirwa, umwaka wose kigembwe rutabanguriwe, ukazarubanguriza mu bindi hashize amezi umwaka n'igice cyangwa nyuma y'imyaka rukongera kurubanguriza, usanga rwaribagiye kurera abana neza. Rimwe na rimwe no gusanga ibinure byaratangiye kwikora mu nda yarwo ntirufate, cyangwa se ukabona umubare w'abana rwabyaraga ubaye nk'ugiye guhinduka. Niyo mpamvu mu borozi hano twebwe umuntu wororera isoko uba ugomba kubanguriza urukwavu rwawe byihuse rukamenyera system. Nka twebwe tugira ikibazo cyuko tugira sama cyangwa impeshyi ikabije cyane. Nk'ubu ngubu izirimo zirabyara mu kwezi kwa 6, ngewe mu kwezi kwa 7 kwa 8 ntago nyambanguriza urukwavu, ni pause. Kwekera habashyushye cyane, urukwavu rushyushye cyane, ari meza ashyushye cyane, akenshi n'urukize kwese ko mero kuntu rurata, kwako ubushyuhe bwinshi bujena urukwavu pe. N'abantu bari muri Afrika ariko bororeye nko mu bibuti cyangwa mu biraro ari mu mabati, ugasanga yubatse wende inuza y'ibati, uzakontorora ubushyuhe bwawe n'usanga ari bwinshi cyane, ukiramo akayaga, kwako ubushyuhe bwinshi cyane ni bubi kurusha ubukonje bwinshi cyane ku rukwavu. Mu kinote rero ubushyuhe buri mu kintu cya affecta urukwavu. Nkatwe tubanguriza mu gihe cy'ubukonje, ngo mbanguriza kuva mu kwa 9 kaza nkagera mu kwa 6 haparika, ukwa 7 ukwa 8 no habashyuye cyane ntago mbanguriza. Abyumvishe? Ariko muri ayo mezi yandi making ashaka ko at least urukwavu mu mwaka rubyaye mu 4, at least minimum rwose 4 ruba rugomba kubyara muzambwe mbere kikaye, kugira ngo ndumenyereze rwumve ko ruri hano ku kazi. Kandi noneho ku myaka 5 twebwe turitaringisha urukwavu, kuko ngo urukwavu ku myaka 5 ntabwo twongera kurubanguriza, turarwihorera. Hari n'urwo rwose ku myaka 4 ubona rutagifite courage, rutagize gute, ukarwihorera, dukora icyo bita kuritaringisha, tukazanamo urundi rushyashya. Ubwo nabyo tutagira igihe tubisobanura neza. Urumva rero systeme to dushaka ruvuga ngo urukwavu urufatirane rukiri rutoya, kwako akenshi tubara yuko ubwo twavuze ku rukwavu rugiye kubangurirwa bwa mbere, tubara yuko ako kambere ni essayage. Akenshi urukwavu nubanguza bwa mbere rushobora gupfusha utwana, rushobora kujya gute, ntabwo rwa rwabimenya. Niyo mpamvu twebwe hano ku mezi 6-7 medium size turazibanguriza. Ariko rubyibushye cyane ibanga ari irihe? Gutegereza amezi 8. Twihuse rero ni na same thing ku bantu bafite ama giant breed cyangwa large size, ho rwose amezi 8 it's a must minimum. Umufite urukwavu aza nkwavu zikura cyane utegereza byibuza amezi 8 minimum, hagati y'8 n'10 bitewe no ku rukwavu rwayirungana. Kwazo wese ari nini cyane zinatinda kugira ngo systeme yazo irangire kwikora, kubera ko rwo twibuke ko nirujya no kubyara uzabyara abana banini cyane, systeme yayo idatinda. Nyamvu turuha umwanya rwose, turuha umwanya rugategereza. Ariko izindi uko nguko biba bihagije, nta kujya kure, nta kugira gute. Kandi mwibuke nkuko mbivuze, mwibuke yuko rwose ni ibintu ibyo mbabwiranye, ni ibintu nkora kandi nzi neza, ntago ari byo nasomye, ntago ari byo ngize gute, ni ibyo nkora nzi neza, mfite ubuhamya ko nawe nubikora uzaba safe 100%. Gusa inshuro ya mbere nkuko nababwiye, banguriza utegereza urukwavu wongera urusuzume. Kurusuzuma ni gute? No kujya kongera kureba kuri episode ya 2 twakoze, ya 2 cyangwa ya 3, murebe hano twavugaga tubihuza no ugiye kugura urukwavu rwabyaye, uko usuzuma ko ari urubyeyi rwiza. Rero musubira inyuma muri izo episode twabivuzemo uko noneho nimba rubyaye ushaka kugenda ureba. Ariko ku nshuro ya mbere nkuko nababwiye,
ureba utwana rwabyaye nubwo rwose ku nshuro ya mbere mfitemo urukwavu rumwe kubarebye episode nimba ari kangahe murabireba urukwavu naberetse New Zealand y'umweru iriya New Zealand y'umweru ya nyina yayibyaye yankoreye agashya ubwa mbere inshuro ya mbere nyibanguriza yabyaye akana kamwe ibyaye akana kamwe nako paraxidera gakandagira karapfa ndavuga urukwavu rari feke kweli akwa hari zina yageraga nazo zigira twa experience rimwe bibaho ndavuga reka nongere ni trying ubwa kabiri ni trying ubwa kabiri sha yona yise nka utwana 9 mu twana 9 nkuramo kariya k'umweru konyine utwe naradutanze ariko yampaye twana 9 muhumba ni ibintu byiza ko inshuro ya mbere mba nimbugize Imana tuvuge ukayibanguriza komeza 6 cyangwa 7 ikarata nkuko nguko uwirase uyisubiza ku ntuza nge wo nzabivugamo nyuma ko ngeze kutwana ariko kambemba hagatipo ngiye urukwavu rubyaye twana tugapfa gutyo nk'ubwo ari ubwa mbere rubyaye kamwe karapfuye ndarureka haruha icyumweru kimwe ku kindi cya kabiri nkahita ndubanguriza ngo nimba ari kuwa mbere ndarureka iyo somene rukisubiranya ku kindi nkahita ndusubizamo ntago ubishatse rwabyaye mu gitondo warusubizamo urukwavu harubwo rufata rwose kwako mbibutse yuko urukwavu ruba mu minsi yo gusama cyangwa se ruba muri ovulation cyangwa se ruhorana amagi iminsi 29 munsi umwe ku minsi 30 no rutaba rwafata ruba rero inshuro nyinshi ushobora kugira gukira mu rukwavu rurafata rwanze bikunze ngo rero ariko ngenda rureka kwako mba numva ko rwabyaye nubwo rutonkeje rutagize gutenda rureka icyumweru kimwe icya kabiri ndusubizamo ushobora kubikora ukundi sava ariko ngibyo birampira rwose anytime byambayeho paraxida icyumweru cya kabiri nasubizagamo rwose rugafata kandi nkabona rugize umusaruro mwiza ariko byongeye bwa kabiri ngo ruzamenye ko narwo ari ibibazo ikiganiro kino munsi rero numva reka ngicumbikira hano numva ntacyo nibagiwe kubijyanye n'igihe umuntu ashobora kubanguriza ishashiye ndumva nta kintu nibagiwemo ndumva hari kuzagira ikibazo azakire muri commentaire azambwire icyo yabaye ndanibagiwemo be nta kimusobanurira neza kuri ako ngako gusa ku kintu cyo kubara amezi nuko nguko yabara 1 2 3 4 5 6 7 8 umva niyo maximum ariko small breed ni 4 kuri 5 hagati y'amezi 4 na 5 zirimba large ni 6 na 7 izigize ariko urubyibushyemo cyane kwako muri medium size ntago ni medium size nayivuze muri medium size twibuke ko nk'urugero Flemish Giant iba muri medium size reka video nibihagaze bansobanuriye kano kana guys naho murabwiye ngo tugomba kugenda step by step ibintu bikatwinjiramo ubu ngo warushaho kwita avuga ngo avuze French Giant kucya yise medium kucya yishyize muri medium kucya avuze ko bayishyira muri medium guys iki kiganiro kiri based cyangwa se kiri kuvuga kutwana twinkwavu kuba tuvutse kugeza tugiye kwima we uhisureba French Giant yakuze oya ntabwo n'umusimo turebana niyo mpamvu tuvuze ngo ibarwa nayo nka medium no mu gihe ijya kwimira ibiro byabo babipimye basanga nuwo yakuze ikaba nini ho iragwa muri cya cyico cya medium ho tuvuga ngo ku mezi 8 wayibanguriza ntabwo uri bujye gutegereza amezi 10 amezi angahe yandarenze kuba ngo nayo igwa muri cya cyico niyo mpamvu ugiye gusobanura ku kijyanye no kwimya cyangwa se kwimisha urukwavu cyangwa kubanguriza urukwavu Flemish Giant nayo turayibara muri medium as medium group ntabwo tuyishyira mu giant tutategereza amezi 10 kugira ngo abashe kujya ku isekurume ari ubwoko bw'amagiant menshi cyane rero ntimunyumve nabi tugomeze tugendane tuvuga terime dutekereza undi muganira gutya ni ibintu nshaka gutekereza nk'umworozi ntabwo ari byo nshaka kujya kuvuga nk'umworozi nubwo niyo mpamvu mbwiye ngo nujya kuyibarira nayo yibarire cyangwa se ibarwa
nka medium ariko iri akana nyine kagiye kubangurirwa bwa mbere. Ibya nyuma yaho byo turabyimura tuzabivuga mu kindi kiganiro, ariko of course irakura cyane ikaba large breed, ikaba urukwavu runini cyane. Katukomeza ikiganiro twongeye dukoremo pause dukurikira hano. Nubwo yitwa mo giant ariko iba muri medium size. Nka frame ishino ujya kuyigira uzategereza amezi 8 kwa urabyibuha cyane. Uzasanga ari were kibwatera rwose kibyibuye. Urumva rero urwo nguru uzategereza amezi 8. Niba mbura kubera ngo muri medium, ariko mbere na mbere uzabanze unaverifiye imikurire yarwo cyangwa ingano yarwo. Ruriya uzategereza amezi 8. Ako kantu ako mu kanote. Kindi twihuse nshobora kutanongera kandi kantu ku muntu wabajije ngo ese isekurume ibangurira hashize igihe kingana gute. Reka nakote ngafatanya naka cyangwa se reka mbivuge muri episode kujya mbivuge neza. Reka mbivuge muri episode kurikiye ntabavangira. Reka mbivuge muri episode kurikiye kwa ko ndashaka no kubitandukanya isekurume ikivuka, mbere ku buryo no separatinga inkwavu. Tugaruke tuvuga kuri iki kintu cy'isekurume nayo byimbitse tukivange no kuntu na separating inkwavu. Biragufasha cyane kubyumva kujya mbivanga kuri ibingi busanga wari kiri muri iyo mibare ukifigiring out cyangwa ucyandika iyo mibare usanga biragucanze hagiye kujyamo indi mibare. Iyi episode katuyiherira icyo ngicyo ufite urukwavu rwawe zarubangurize kuri icyo gihe izacamo, kandi ugira ikibazo commenting nimba utari wajya muri groupe yacu. Reba muri comment ya mbere niyo napininze iri groupe yacu, groupe ya WhatsApp y'ubworozi bw'inkwavu. Guys, turabakunda cyane kandi turabishimira. Murakoze, mukomeze mukore subscribe, like kandi musharing ibiganiro byanjye. Munteze imbere nanjye. Uko munteze imbere niko nanjye ngira courage zo komeza kubaha bino biganiro. Ariko nutanshare ngira ngo nanjye ntera imbere